ubu nyine twagize ikibazo cingo zubakiye ku mafilme. Yego. Icyo nicyo kibazo twagize gikomeye. Noneho amafilme umukobwa n'umuhungu bashakanye muri filme baza bakundana guza filme irangiye. Babitana sheri shushu baby bagahekana bagakikirana. Ubwo buzima ntibubaho mu rugo. Nukuvuga ngo mugiye kuja mu buzima bw'inshingano zishaka ukuntu mubaho, nukuvuga ngo mugonga imitwe mukagonga kandi iyo mugonze rimwe na rimwe muragongana. Kubera iyo mpamvu rero abantu benshi bubakiye ku buzima bwo mu bitabo no mu mafilme, ariko ntibubakire ku buzima bw'imibereho ya buri munsi. Rero nicyo gituma gusanga abakobwa benshi bashakwa nukuvuga ngo bagakunda ngo abagabo bazakomeza babane nka kurya ko muri filme. Bijya basanzwe babona muri filme nukuvuga ngo bama ubuzima bumeze nk'imikino. Kandi ubuzima bwo kuba umugore n'umugabo muzamuvugana mukagira icyo mutumvikana mugatongana, ariko kubera ko muhuye mwamara ko bateye ko twari dutonganye gareka tugaruke kubera ko twubatse urugo. Aba bantu iyo mwagize nk'umugisha mwatanga ko kuzara, aba bantu baradukeneye twembi. Rero tugomba gushaka uburyo bwo bwose tuzimye bino tugira ngo tubone ukuntu tutunga abantu ba. Rero ikintu cyambere nukuvuga ngo nimba ugiye kubaka urugo ugomba gutekereza ko ugiye kuba mu buzima bwo kubana n'undi muntu, kandi iyo mubanye n'umuntu muhuje ibintu byose muba mugomba kugira ibyo muzoza muganganira. Nzana bavuga ngo abagore bagira amagambo menshi barayagira koko, ariko wibuke na cage igihe Yesu bamubamba yapfuye umunsi yazutse n'abagore bagiye kuvuga amakuru. Abagore barirukanze baje kuvuga amakuru ko Yesu yazutse. Nukuvuga baza bahura n'abandi kero bavuye ku gitura, twe twahageze nta muntu dusanzemo. Yego. Kubera yuko bari bazi ko abagore twigirira amagambo menshi, abagabo banga kubyumva, baravuga ngo aba bagore ko barabesha nabo baje kwirebera. Ariko kera abagore babivuze, nyamara abagore tugira amagambo menshi ariko mwe ugasanga ari ukuri. Tubahaye ikaze bene data musanzwe mudukurikirana kuri channel ya Mandela and Nyabzonga Family TV. Tubanje kubirizaho mwese abandi nimwaramutse aho muherereye mu migabane yose y'isi, Australia, Canada, Amerika, Buraya, South Africa, Congo, mu Burundi, mu Rwanda ndetse na Kenya. Ibyo bihugu byose mvuze bizabidukurikirana cyane. Turazabona ikaze muri iki kiganiro cyangwa se muri no mwanya tugiye kujamo ikiganiro. Turatangira tubashimira mwebwe mwese musanzwe mudukurikira, abagenda batwandikira mu message, abatwandikira ni box, badushimira ku biganiro byiza tugenda tubagezaho cyangwa se inyigisho n'ubuhamya. N'ubundi uyu ni wa mwanya mwiza tugezemo kugira ngo tubagezeho ibiganiro zacu. Murabona uno munsi twaje ari umunsi musha, turi kumwe n'abatumirwa mudasanzwe mubona kuri no kamera cyangwa se kuri no channel yacu. Turaza kugirana ibiganiro byiza. Reka tubifurize umunsi mwiza, umugisha w'Imana ubane namwe mwese. Amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo akomeza ganze muri mwebwe. Reka dutangire n'ubundi abatumirwa bacu tuje mu kiganiro batangire batwibwira. Reka dutangire n'uri mu buryo ari utangira kutwibwira, hanyuma turaza guheruka hano hafi yanje. Reka reba kutumiza. Murakoze cyane, turabashimiye natwe ko mwadutekereje kugira ngo mudutumire kuri kamera yanyu. Turabashimiye. Yego. Mwakoze wiyegereza natwe n'abavandimwe. Uzukuri mukurikirane abavandimwe kuri no channel yabo banyuza ibintu byiza. Ndatekereza ko nta kintu gisebeje banyuza, nta muntu batuka, nta muntu vuga mu buryo bwo kumusenya, ahubwo ibintu bakorana ibintu bizubaka imitima. Rero kubakurikirana ni ingirakamaro. Yego. Rero murakoze cyane. Je banyita Byishimo Eric. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe kubera ko ndi umuporo. Yego. Umugore umwe n'abana 5. Uri umubyeyi. Imana nguhaye umugisha. Asante cyane. Simbishidikanyaho. Yego. Murakoze cyane. Twakomeza.
Yego murakoze cyane inshuti zacu twangiye kubashimira cyane kuba mwatekereje kugira ngo mudutumire turabashimiye mwakoze tukaba tubabwiye ngo mukomeze mukurikirana abavandimwe mukore subscribe mukore share na comment byose kuko birakenewe cyane mukurikirana abantu bafite ibintu byiza cyane bazabagezaho kandi bizabanezeza rero tukaba tubashimiye mwakoze tubivuze amazina nyitwa Nyagiciro Joro yandi mumenyereye ayo mazina ni nkaho mutazamubwira sakaje vuba kaje nakaduka nakakera muzora mukamenyera nakaduka kaba mu mama wubatse kaba ndi umumama wubatse mfite famiye cyane itari ntoya yego dufite abana 5 naho ndahana twakomeza sawa murakoze abavandimwe barakoze kwibwirana umuco mwiza cyane naje ku mazina banyita Nyabizunga Jeannette ndi umumama ndanje abantu baranzi kuri ino kamera yacu ndi umumama mfite abana 3 n'umutwaro sawa abatumirwa bacu barakoze cyane ndatekereza ko abadukurikiranye reka nanje ntangire babwira uri kuri kamera ni Mandela Patrick mumenyereye hanyuma turi kumwe na couple abatumirwa bacu abashitsi bashasha mudasanzwe mubona kuri no kamera ni couple yani n'umugabo n'umugore nibo no munsi tugiye gukorana ibiganiro nabo bafite channel yabo yitwa ngo Nijwi ry'Urangurura TV mukurikirane rwose gukora subscribe kuri Mandela Nyabizunga Family TV kaja no kuri Ijwi ry'Urangurura TV ntaco bitwaye twebwe rwose abakristo bacu ntibapingana kandi umwakoze asengeye murindi kanisa ntatengwa kabisa aragaruka kiyegerezwa handi uriyegerezwa pe naza nshingano zawe urazikomeza rwose twebwe nta kibazo tuba tubifitemo rero muzoza munabakurikirana kuri channel yabo ejo ndaherutse gucisha ikiganiro ciza cyane cyatumye tubatekereza kugira ngo dushobore kuba twakorana ibiganiro nabo hejuru ya Onapo cyangwa se kuboneza urubyaro ico kiganiro cyari ciza mwagikurikirana cyane ku Ijwi ry'Urangurura TV naringiye kuvuga ngo Family TV kubera ko amafamily niyo agezweho cyane hanyuma uyu munsi dufite insanganyamatsiko yacu cyangwa se icigwa cacu reka tubanze dusome ijambo ry'Imana kuko niho twagikuye ni mu migani niho twaje kugikura naho dukomereza ikigwa cacu ubushize mwakoze ikiganiro kivuga hejuru ya Onapo murabona iyi ni couple ifite abana benshi abana 5 ivyo kuri ntibapfuye gusa kuvuga amagambo baraza kuko bavuze ibibarimo hanyuma uyu munsi nashatse ko tuganira hejuru yo rugo rwiza niyo content yacu dufite uyu munsi urugo rwiza hanyuma bishatse kubikura mu ijambo ry'Imana nkuko turabavuga ubutumwa kandi turi n'ingo z'abakristo nibyo tugiye kuganira no kugira ngo zibere abandi bantu inyigisho nziza imigani 11:22 haravuga ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima nk'impeta y'izahabu ikikigwa mu mazuru y'ingurube akajambo mwamukumvisha umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikigwa cyangwa se yambitswe ikwikiwe mu mazuru y'ingurube ako ni imbuga zose nuko usenda bavuze bike
hanyuma 12 kuri kaneho haravuga ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba ariko ukoza isoni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Hanyuma rero reka dutangire nanone byishimo Eric tuje imbere mu isengesho kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina. Ni karibu. Mwami Yesu arahambaye, uri Imana Data ibyiringiro byacu ziteka ryose. Duciye bugufi kugira ngo urushime hejuru ya Yesu. Imitima yacu kenshi gucumuraho amagambo ava mu kanwa kacu, hari igihe haba adafite akamaro, kandi biri jambo ryaravuga ngo ijambo ryose ry'imfabusa arivumwe riba ricaha. Duciye bugufi tweze kuko uri Imana isumba zose mwana. Tugiye kuja mu kiganiro. Mwami Yesu twebwe turavuga ariko tudafite ubushobozi bwo kumvisa abantu. Niwe Mana Data ifite ubwo bubasha. Ngahe twebwe tubaye ijwi rigiye kuvuga, ariko niwe Mana Data igeza ibyo tuvuza mu mitima y'abantu kugira ngo babashe kubyumva nabiha agaciro. Bikore kubw'icyubahiro cya Mwami Yesu Kristo. Amen. 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 Amugabo yaravuze ngo hari yavuze gatoya ngo Pawulo amwemeze. Yaravuze gatoya ngo tuvuge ku ndimi. Hanyuma rero content yacu mwayumvishije, turaganira hejuru y'urugo rwiza, ariko ikibazo canje cya mbere kiragira kiti imibanire mibi hagati y'abashakanye cyangwa se y'ababanye mu rugo iterwa n'iki? Imibanire mibi hagati y'abashakanye cyangwa y'ababanye mu rugo iterwa n'iki hanini? Iterwa no kutubahana, kudasenga ahubwo. Ikibazo kerana ya nama idabiri. Neza n'ibitekerezo bibiri. Reka umuvandimwe Papa Deborah adufashe. Yego. Akazi cyane izina ndarikunda cyane, nzabwira abantu nigeze kuja i Burundi mu 2012. Jana n'urugo rwa mukuru wanje noneho ngenda sankari kaje responsable w'urugo rwo kumukuru wanje terahari. Akaba yari afite umwana we mukuru witwaga nyina w'inka, none abantu bagatekereza ngo ndi nyina w'ingo, ndi se nyina w'inka. Arantu nari mvuye none umutara akazahamagara ngo papa nyina we. None bitewe nuko ntari nakakira muri je ko ndi papa w'umuntu. Oya sinitaba simbo simenye kaje ari guhamagara papa nyina wirekata, papa nyina wirekata. None wacu twari turi kumwana rwanga ratiwe kuko niwe bahamagara tuguti twaramagara papa nyina we. Tuzobindo nibishe sibyaje koko mu mutima nari tarakira ko ndi papa w'umuntu. Ariko nyine zamba ndi Kisumu bahamagara umukobwa w'umujaru yenda ko umugabo w'umujaru wa bakamuhamagara yenda nafite umwana witwa Deborah, bakamuhamagara ngo papa Debo kamuhindukira azohindukira bitewe nuko nyine kera namaze kwakira ko ndi papa Deborah. Yego, murakoze cyane. Reka dukomeze n'ijambo ryacu. Waroje ngo se ngo impamvu itera abantu kubana nabi mu rugo niki? Yego. Nkuko abadamu rero bivuze mu by'ukuri impamvu ni nyinshi. Impamvu ya mbere ituma mu rugo haba umubano mubi. Yego. Ni urugo rudafite Imana. Urugo mu by'ukuri rudafite Imana, iyo umupfa ngo ibyo birarangije, kuko nta kindi kintu cyiza cyo kuva kuba muri urwo rugo. Kuko iyo mu rugo hari Imana, mu by'ukuri ntitwe twavuga ngo ubukene cyangwa ubukire cyangwa iki, kuko hari ubungubu hasigaye bibaba byinshi. Uzi ko no mu buryo bw'abasponsa abantu bafite abantu babafasha iyo bari kuri kote cyane cyane y'abagore, kuko abagore buriya ntibakira ko bafite inshingano zo gutunga umuryango. Nicyo gituma iyo habayeho nk'ubushobozi buva iwabo bukaba ari bwo butunga urugo, rimwe na rimwe usanga habaye umubano mubi mu rugo bitewe n'ako kantu. Ariko njyewe sintekereza ko icyo ari cyo kibazo, ahubwo nuko abo bantu badafite Imana muri urwo rugo. Kuko iyo mu rugo mufite Imana, mu rugo muri abakristo, mu rugo musenga, no kwanga ibindi bintu byose biba ari bisanzwe.
ubushobozi bwoboneka kuri ruhande, ubushobozi bwoboneka kuri uru. Mwogira ubushobozi mwobubura mugakena mukaba mu buzima Imana ishaka ko muba muri ico gihe. Ariko ikibazo gikomeye ipfundo ry'umujyane mu muryango. Yego. Ni ukubura Imana mu muryango, ni ukubura amasengesho mu muryango, ni ukubura ijambo ry'Imana mu muryango. Ibindi bintu byose rero birashoboka ko ni ukuvuga ngo ibindi bintu mwobisharinga, mwobiganira, mwobishakira ubundi buryo, ariko iyo mudafite Imana ni nka kujya kuguhuza intare ukayishyira hagati y'izindi nyamaswa, ntibibaho. Uwo ni umuriro uba uri muri urwo rugo. Rero ikintu mwumva nje gisenya urugo nico. Ikindi kintu congeyeho nje ntekereza cyo mu buzima busanzwe turetse ubwo buzima bw'umukabira, kuko iryo ni ihame mu gihe mudafite amasengesho mu rugo, mu gihe mu rugo ngo kuko utubaha Imana sinzi ko ari ikindi kintu ukuba wotinyuka Imana ugatinya nde? Atinya umugore. Ugatinya uko nubwira n'ugwahamuka n'ugwahamuka nyine kubera ko muri iki gihe baraduhamuye, ariko mu by'ukuri utinyutse Imana ni ukuvuga ngo uri ikigenge, uri umwiharuzi kujya uri ari shababu. Yego. Nta kintu wotinya wokwiturikizaho igisasu. Ni ukuvuga ngo umugore yozamba agenda mu ibarabara yambaye gusa, yambaye kugira ngo umuntu utinyutse Imana uyotinya iki? Nicyo gituma ikintu ca mbere kigomba gushaka mu rugo ari Imana, ijambo ry'Imana mugasenga, ibindi bintu byose birashoboka. Ariko ikindi cyongeyeho muri ubu buzima turimo, yego, none biragonga kuri biriya. Ni ukuvuga ngo iyo mushakanye, iyo mugeze mu rugo, muba mugiye kuja mu buzima bwo kubana. Kandi ubuzima bwo kubana ni ubuzima mubamwo kubera ko iyo abantu bari kumwe, kubera ko muhujije ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo rero muri ibyo bintu mugenda mugongana. Ubu nyine twagize ikibazo cy'ingo zubakiye ku mafilime. Yego. Icyo nicyo kibazo twagize gikomeye. Noneho amafilime, umukobwa n'umuhungu bashakanye muri filime baza bakundana guza filime irangiye. Babitana sheri shushu baby bagahekana bagakikirana. Ubwo buzima ntibubaho mu rugo. Ni ukuvuga ngo muba mugiye kuja mu buzima bw'inshingano zishaka ukuntu mubaho. Ni ukuvuga ngo mugonga imitwe mukagonga aha, kandi iyo mugonze rimwe na rimwe muragongana. Kubera iyo mpamvu rero abantu benshi bubakiye ku buzima bwo mu bitabo no mu mafilime, ariko ntibubakire ku buzima bw'imibereho ya buri munsi. Rero nicyo gituma gusanga abakobwa benshi bashakwa, ni ukuvuga ngo bagakunda ngo abagabo bazakomeza babane nka kurya ko muri filime. Bijya basanzwe babona muri filime. Ni ukuvuga ngo bamaho ubuzima bumeze nk'imikino. Kandi ubuzima bwo kuba umugore n'umugabo muzamuvugana mukagira icyo mutumvikana mugatongana, ariko kubera ko muhuye mwamara ko bateye ko twari dutonganye gareka tugaruke kubera ko twubatse urugo. Aba bantu iyo mwagize nk'umugisha mwatanga nko kubyara, aba bantu baradukeneye twembi. Rero tugomba gushaka uburyo ubwo aribwo bwose tuzimye bino kugira ngo tubone ukuntu tutunga abantu bantu. Rero ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo nimba ugiye kubaka urugo, ugomba gutekereza ko ugiye kuba mu buzima bwo kubana n'uwundi muntu. Kandi iyo mubanye n'umuntu muhuje ibintu byose, muba mugomba kugira ibyo muzoza muganganira, ariko ibyo mugomba kubizima agaciro, mugaha agaciro ibyo muhuriyeho, kuko ubwo mu rugo. Rero nje ntekereza ko icyo ngicyo ibyo ngibyo ari byo cyane. Abantu bubakiye impamvu basenya, abantu bubakiye mu buzima bwo mu bitabo no mu mafilime. Ikindi kintu gituma abantu basenya ngo abantu bari ku musenyi, nta Mana, nta Mwuka Wera, nta kintu kibayobora, ni ibyigenge, ni ibyihebe. Yego. Muri make ndatekereza ko ari uko sinzi bo ni igitekerezo cyanje. Abagore nabo bafite ibindi bitekerezo, ntabwo kubaha no gukunda tabizi. Arakoze mwene data, ndi umwe ya rubanda mbere hano benshi navuze ngo urugo rwiza kugira ngo rubeho rwubakike rufite umusingi. Icya mbere ni ugusenga, icya kabiri ni ugukura urugo muri filime ukaruzana ugatangira ubuzima bwa buri munsi. Barabaza bati ese nta ngo z'abapagani zubakika ngo zibeho?
Nije usubiza n'ubundi. bigoye ariko nimero usubize nindangiza usubize bano nindangiza nabo baraza gusubiza kuri ico kibazo ca mbere. Ingo z'abapagani buriya rero sinzi rero pagani ndabo tuba turi kuvuga nimbara bameze gute. Hariho abasinzi, abarozi, kandi abo ngabo by'ukuri abo ngabo tububakira buriya ikintu ca mbere turi mu isi zitandukanye, sibyo? Turi mu isi zitandukanye, turuziri iwacu abantu bari bubakiye ku bintu bigera nko kuri bibiri. Abantu bari bubakiye ku muco no kwihana, ibyo bintu bibiri izo zari zubatse ingo kurusha ikindi kintu cyose gishoboka. Kubera ko umukobwa yaratekereza ngo ese ndasenya ntahe kwandi, kuko nta mubyeyi wapfaga kwakira umwana wasenye. Ibyo byari nk'ihame. Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo icyo cyari ikintu kitopfa kubaho. Ikindi cyonge ugatekereza ngo ese nisenya abandi bantu bazonyita iki, zitwa iki mu bandi bantu, cyangwa nzoshakwa nzojahe, ukuvuga ngo babaga ubaye igicibwa. Rero icyo kintu icyo gihe nta bukristo bwabaga buri gukora. Ariko muri ino si y'ubu nyine ya digital ubufura ni ka bwabaye kabuki, bwabaye hafi ya ntabwo. Kubera iyo mpamvu tugomba kubakira ku bukristo, kuko ubufura sinzi umukristo utari imfura wari kuko abari ikindi kintu kuko imfura irashobora kuba umukristo, ariko umukristo utari imfura ni icago, ni ipepo, ni umuntu wo guhunga abantu bakibuka ni ipepo ni dayimoni. Umukristo utari imfura, umukristo utari imfura ni mayi, ni umuntu wo guhunga abantu bagashaka iyo baje niba aramutse abonetse. Umukristo utari imfura uwo ni umuntu utabaho. Rero kubera iyo mpamvu nje nkumva ingo z'abapagani zirashobora kubakika. Mu by'ukuri hari abantu bamwe b'imfura karemano, b'imfura pe, baba bakijijwe cyangwa se batakijijwe, ku buryo yanga umugayo atitaye ku ijambo ry'Imana, yego, agatekereza kugawa, akumva n'ibyago byo bimubayeho ubuzima bwe bw'iteka ryose, ariko ntakizwe ngo yemere Imana rwose, akaba ari aho adakijijwe. Yego. Hari abantu rero ayo ni amaka exceptionnel, birashoboka, ariko mu by'ukuri urugo rudafite Imana ruba ruri mu marembera, ruba rurenguka rugenda. Birashoboka, titwabihakanye, hari ingo zinshi zibaye mu by'ukuri tuzi abantu, ariko cyane cyane abagore bacu bakunda kutaba abakristo, kuko abagore ni bake batazaba abakristo, ni bake bazahangukira umwo pe ku ikanisa, bakaba umwo, bakarogera umwo, bakakorera ibindi umwo. Hari ibindi basabye shagura zo bakora abanyamurenge, uzibanga bazamwe inzoga. Hari abagore 10 b'abanyamurenge avuga benshi ko barama pana vuga umwe, ariko kora mwibuka cyane bibe nyabo barahari ariko mu by'ukuri mu byaha byinshi abagore b'abanyamurenge bagira icyo kunywa inzoga ntikigwiriye, nimba kinaje kiradutse, icyo kirashitse. Ariko ibindi byaha mwagiraga mwe mukunda kwihisha mukabikora ko mugangire mukaza mugatega amaboko nk'abandi bantu bose, ariko umugabo w'umusinzi ni icyago mu rugo. Yego. Kuko umusinzi ni ukuvuga ngo gusinda buriya uba wataye ubwenge, kandi iyo wataye ubwenge ushobora gukora ibyo ukora byose. Ni ukuvuga ngo rero muri ubu buzima tubayemo bw'iki gihe uragenda uje gusinda ukorera amafaranga 500 ntiwibuka gura 100 mu kabari, nushika mu rugo habe nubwo umugore yo bari umunyamahoro gute, abembe baciye umugani ngo munda muri njyala tamucwa amasoko. Bisobanura ngindiri mwiza tamutima mwizigira.
none umuntu yaba yashonje agasura ukamutekerezaho umutima mwiza byibuze umugore wamugaburira yamara akamubwira umutima mubi ariko wamugaburira wakoze wowe ugakora inshingano zawe kuko ndavuga mu ruhande rw'abagabo ariko mu by'ukuri nimba hari ingo zubatse zimeze neza ariko z'abapagani birashoboka ariko kubaka urugo ukumva neza ko ukaza ugendana amahoro mu mutima ni ukubaka umusingi ni ijambo ry'Imana. Sawa mwene data arakoze cyane ku gisubizo aduhaye reka n'ubundi tuje kuri mama Deborah uko ajumva we ese ikibazo kiravuga ngo imibanire mibi hagati y'abashakanye akenshi iterwa n'iki? murakoze cyane yewe ukuntu ngenzura imibanire mibi hagati y'abashakanye umugore n'umugabo intambwe ya mbere nje ni ukuvuga ni ukudasenga kuko iyo usenga habe no guhungira ubukene bumeze gute biza bigufasha kubijera ukabyihanganira cyangwa waba uhuye n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose ukacihanganira ariko iyo udasenga ni ukuvuga ngo habe n'ubwo ufite ubutunzi bungana gute hari n'igihe utogira amahoro ngo ubwira amahoro nyine wubaka urugo rufatika swate uragenda umwe usanga za nzoga ziteye jamu mu nzu nyine tuhawumvikana n'umugore ese nyine urugo rukaba urugo ruri aho rufite akavuyo kenshi ariko urugo rufatika ukuntu nzumva cyane ni urugo rufatira ku masengesho ugasenga n'umugore nubwo umwe yose undi ntasenge ariko cyane umwe yasenze nende byoba kibigira imbaraga nyine bukeya hagati aho ngaho usenze umugabo ntasenge ntiyo kubera icago bikazana imibanire ni umusaraba kuko iyo umwe yasenze undi ntasenge usanga yakubereye ikigeragezo nyine cyo kugira ngo aguma kwitambika nyine umusubire inyuma mu gakiza ariko kandi birafasha ntabwo bimeze kimwe yuko mwebwe mwabaho mudasenga urugo rwanyu rwubakiye ku musingi udafite Imana nyine. Yego hari n'izindi ngo turi mu kubona zisenyuka noneho nta mibanire ziragira akenshi ibyo tuza bigenda bigenda n'ifaranga ziba zaragize biriya n'ifaranga ntabwo ziba zarashize zimwe za kado ndabona nk'ari nk'ifaranga sawa umutumirwa wacu arakoze cyane reka abo numvise ibo ngo bamye bagwana gutya ngo bafungura kado atari shimwe yagiye kumugaragara ngo bafungura kado gutya ngo bafungure gutya noneho umugabo aravuga ngo iyi ngiyi ni inyana ko ifunze umugore ntabwo aravuga ngo inyana abura uwo kwemera ati nta kibazo n'uyu wayifunze bakubita n'amangumi hindi y'intambaraga zigiye kuba ntabwo ugeze kumva ngo bapfuye imbere bahagaze mu nzu noneho umugore ngo akavuga ngo yavuye umugabo ngo yavuye aba ngaba ni ku musenyi kabisa tubaza n'ijambo mama reka twumve mama Filipo cyangwa se mama Bayirani. Sawa yakoze ko mu bibazo byose ni ngaho bari bamaze ko kubisubiza. Yego undi mwari muvuze neza iri ku manegeka nyine ziri mu gupfa za kado nabyo birahari rero ndari cano narebyeho mbona bavuga ngo hari abatandukanye bagiye ku murenge umukobwa nikaho yari avuye ngo hanze bipfira ku murenge ngo umugabo aza yasinze aza yakozeho ubu bumwe ni nkaho biriho cyane bagiye gusezerana ku murenge ngo umugore abona umugabo yasinze kandi yari azi ko adasinze umugore aravuga ati ndambaye kuja ku mugabo uwasinze turi ku murenge aho dushikira mu rugo biragenda gute aranga kumumwa neza kamubiri ariko ibyo bintu si n'ibinyoma biriho ni wa muntu nizo zarabaye ahantu narahabaye tudashatse igitaramo cyagena n'indi kwandije ejo bundi ejo umuntu n'umukobwa ndamuziwe neza nituva kuri kamera ndamukuriye ayo makuru n'impamo simuziga narakurikiranye gusa gameze n'uwi wacu muri bya bice muri za kabembwe za tumuhaye kole cyane ubwo gusenyuka utaragerwamo rwose ni ibyago bikomeye bategura birapfa iba ikintu cyabiteye nyine urumva umuhungu we yari yakurikiye imari aho ngaho urumva bari mu gukurikira abakobwa bafite ifaranga bavuye hanze iwe ni nkaho ariho byapfiriye abantu bagomba kubwira
abo ngabo turabahonyeje bisubireho abantu ntibakaza bashwanira ku murenge kandi ariwo guhuza urugo kugira ngo bazamenye ko bazitwara mu rugo. Ikindi nje numvaho nyine icyo kibazo wari ubajije abatumirwa kandi basubije neza cyane babikoze neza. Naje uko numva nyine nk'icyo nimba ari cyo bapfa nyine abatumvikana uko abashakanye, urumva nyine icya mbere no kubanaho mu buryo bw'imyizerere, kwizera Imana. Ikindi icya kabiri barashobora kwizera Imana bakabyizeresha amagambo ariko batabifite mu bikorwa. Icya kabiri ni uguca bugufi. Iyo abantu bataciye bugufi bombi umwe arazamuka undi akazamuka akabura guca bugufi. Ariko iyo umwe yazamutse, nshake duhere ku bagabo kuko nibo ba nyiri rugo. Iyo umugabo azamutse umugore agaceceka agaca bugufi, umugabo nawe azaceceka. Ariko iyo umugabo yazamutse umugore nawe akamukurikira inyuma, azabura uwitse wundi, bakamasa nk'aho bari mu mpaka, ko mu mpaka nyine baterana amagambo, ugasanga ni nk'aho nyine batokumvikana, ugasanga barashwanye kandi bitwa ngo bamenye Imana. Hariho benshi bamenye Imana tuzi nyine wenda ari abantu bakomeye, ariko ugasanga ntibumvikanye nyine mu rugo nk'umugore n'umugabo. Ukazasanga umugore kanamuvuga hirya ngo bigenda gutya, ngo nje ntibizabimera gutya, kandi tuzi ko hano hanze ari abakirisitu. Ariko ikindi cyongewe ni uguca bugufi. Abagore duce bugufi, abagabo bace bugufi. Kandi guca bugufi si ukuvuga ngo wubahe umugore cyangwa se ngo uce umugore avuze ngo gishire mu gutwi. Umukirisitu uwo ari we wese niwanga gushyira mu bikorwa icyo umugore akubwiye tubizazana imibanire mibi. Ntabwo ari buri byose. Hari icyo wokumva. Abagore ni kujya nza numva bavuga ngo abagore bagira amagambo menshi, barayagira koko. Ariko wibuke na cage igihe Yesu yapfuye, umunsi yazutse ni abagore bagiye kuvuga amakuru. Abagore barirukanse baje kuvuga amakuru ko Yesu yazutse. Ni ukuvuga baza bahura n'abandi kera bo bavuye ku gitura, twe twahageze nta muntu dusanzemo. Yego. Kubera yuko bari bazi ko abagore twigirira amagambo menshi, abagabo banga kubyumva, baravuga ngo aba bagore ko barabesha, nabo baje kwirebera. Ariko kera abagore babivuze, nyamara abagore tugira amagambo menshi ariko mwe ugasanga ari ukuri. Ugasanga n'abagabo ku ruhande bagira amakuru, ariko no guca bugufi. Ari akantu warukozeho ngo umugore ntagomba kuvuga ngo byenda ngo umwumvire ngo ugire ute, kandi by'ukuri cyane ingo zigenda zisenyuka no kutumvirana. Umugore nakubwira ngo twazisakame niwanga ntibizaba impamvu yo gushwana mu rugo. Umugore nakubwira ngo kubitanya naka, kuko tuzi abagore benshi bakazabwira umugabo ngo kubitanya naka, cyane nk'abantu bagiye babana iriya ruguru. By'ukuri twagiye tubona nk'ibintu byinshi byenda bakamubwira ngo uriya mugore wa mukuru wawe ngenda ukubite akamerwa ngo akubita. Ibyo ni ibintu byabayeho mu mihanda, ku buryo udashobora kubikora ati wowe nturi umugabo muri ubu rugo. Tubizana imibanire mibi kuko mutekereza ko abantu badashobora kuzuzanya gusa umugore yumve cyangwa se umugabo ngo yumve. Kumvira umugore ntabwo ari ukuvuga ngo umutwaze isakane. Abe n'umugabo utwara isakane. N'umugabo utwara isakane turamubonyeje n'ukuri ndagasoye gutwara isakane. Umugore ndazoza atera ukuboko yakubise ibitenge ngo namara umugabo ari utera isakane afite isakane. Abe n'ubwo n'umugore bahetse n'umwana. Kandi yaraje nabonye umugabo yari afashe umwana ukuboko afite n'ino sakame, ibisakame turimo kwikorera. Inini yagifashe gutya ashoreye n'umwana mu ndobo. Nyine tubakiri benshi cyane. Kandi twaramurebye nk'abantu bangaye nyine bari mu muhanda, ariko abagore bareke kwikoreza abagabo ibikapu. Kandi kuvuga guca bugufi, abagore ntitugire ngo guca bugufi nuko badutwaza. Guca bugufi mu magambo ariyo yose. Unumara umukubite. Sawa, murakoze abatumirwa bacu by'ukuri ko baratugezaho ibiganiro byiza ko babyumva. Nawe uko uzabyumva tuzabyakira kandi tuzakugereza ibibazo mwabajije kuba mwabibajije. Hanyuma ikibazo canje kiravuga ngo cya kabiri, ese ko abakurambere bacu abavuga ni basokuru abe na ba data batangiye kuja mu myaka mikuru, wasangaga bashatse abagore babahitiyemo, cyangwa se akagenda akabwira nakunze umwana wa naka niwe uzashaka. Ingo zabo bakagenda bakabashaka bakumvikana bakabashaka.
ingo zabo ugasanga zirakomeye kandi n'ingo ziri strong ije ukuri n'ingo nziza ushobora kugeramo ukakura ibitekerezo byiza, ingo usanga zifite umuco mwiza, zubahana, zikundanye, kandi ashobora kuba yarabonye umugore w'umunsi wa mbere amuzana ari umunsi yabonye umugore wiwe. Ariko ingo z'ubu ngubu zacu wihitiramo umugore ukaganiriza umukobwa akagukunda nawe ukamukunda ukamuzana, ariko arizo zikomeje cyane gusenyuka kurushaho, kandi ari twebwe twihitiyemo twenyine, noneho twebwe tutahitiyemo. Ibyo bintu biterwa n'iki cyane hanini? Abakera jewe ko numva se namanyama afite nayoga ni meza yakwihagarara rero batugize abakera ntabamenye ubu nyine abakera bamwe ntibari barize. Ndibuka bamwe bazavuga ngo erega yakaza aja bakaja gukoshanya bakamusabira bakagira ibintu byose atazi umugore, akamaza gusa cyagaye cyo kuvuga ngo bagiye gushingirwa akabona bamuzaniye umugore. Umukobwa nawe yangiriya hariho ahubwo n'ibindi nakaza numva ngo byo guterura bakamamuzanira gusa umugore bagatereka mu nzu. Ariko keriho numvaga njewe kuko mbitekereza ni kaho bubaha ababyeyi icyo bavuze icyo ari cyo cyose ntibapingaga. Kandi utirengagije ko abakeri bo iyobokamana muri bo ryari rike ariko twebwe uno munsi tugwijije abakristu benshi, amakanisa menshi, abantu benshi mu bwoko bwacu nibo turi ko tuvuga, kandi nabo dukeneye cyane ngo twigishe. Benshi bazi Imana icyacu, ariko nizo ngo zidafasha. Nyine kera bo urumva ubu nyine twe hariho no kwiyemera. Hari ukuntu umuntu yiyemera ngo je narize, undi nawe ngo je narize, mfite ibingibi sinashaka umukobwa utarize, sinashaka ngo nuko bampitiyemo, je nyine ndishakira uwo nkunze agahitamo. Ariko keriho tibari barize, ni kuvuga ngo bakaza bajanda kuza ku ishuri umubyeyi akabona yuko umwana asa n'ubwenge ngo gupfa. Ariko keri bakagiraga no kubaha, batinya batinyaga ababyeyi. N'umukobwa nyine nk'umukobwa ugiye gushaka nawe agatinya cyane iwabo, ariko ubu nyine ntagutinya kubihaba. Umuntu ni para uko yiyumva ko akeneye. Ari umukobwa akavuga ngo nje ndashakwa ndagenda ahangaha, ariko umuco niwo watuma nyine abakera bubaka. N'ubu nyine tubumvishije subi inyuma hari umukecuru wasenze baravuga ngo rega ngo bakaza ngo babaye mu ngo babakunkoni gusa babakubita, ariko tibanasenga wenda icyo gihe. Ariko ubu nyine nibo bagumye mu ngo, ariko twebwe twatwitwa ngo turabahombaje ibiki n'ibiki niko twatuzisenya. Ese tugarura inkoni igisubizo gihari kuri kera. Abantu bari bahagaze ku ihame ry'umuco ku buryo byari bigoye kubohosha hirya. Ikindi cyongeyeho ni amahame, kuko nguko twari tubivuze, ni ukuvuga ngo iyo wajaga kubombora tuvuge gutyo wageze uhabwa umugeni na musaza we, ni ukuvuga ngo urwo rugo rero wa mukobwa ntiyo rugarukamo kuko yatanzwe na musaza we, tibosubira gutaha ntizukunduka kwandeze kuko iwanyu bagutanze byarangiye. Ikindi cyongeye gufashe nabi abantu bafataga n'ababantiriya, abantu batahagaho n'abashatse cyanyagirwaga bakagukubita. Biyanze zaragufata nabi, wari umuco wo gukubita. Birabera umuco tugarure ingo zari zubahetse n'ubu nyine bokubitwa nyine niba kera babaze gusa gusa muri cya gihe wari umuco umeze kuriya. Kandi buriya ibintu bizagenda bishira uko igihe kigenda gisaza, kuko urebye ukuntu ibintu zari bimeze byagiye bihinduka kandi ntiyari guhinduka bimwe n'ibindi bisigare. Rero icyo nicyo kintu cyari gihari. Ikindi cyongeyeho noneho hajeho ikintu ubu nyine kiremereye cyane, tekereza ko aricyo kimaze ingo cy'uburenganzira bw'umuntu. Uburenganzira bumaze abantu, nimba ari ikintu kimaze abantu n'ubona, ni ukuvuga ngo abagore
baza bumve kera ko baje kugwira nuko manyumva nyine yo kuturenga wahamure ndure gico mvuga nare kurangiza nabidusobanurira ahubwo nibwo uburenganzira kera gagiye gushiraho kera yamampamura buri cyo mvuga gacanganye kigwe simbekiruza mbese uburenganzira haza kuza uburenganire kuri ni buto cyane uburenganzira no kuvuga ngo rero umugore bumvise ko bafite ubundi burenganzira burenze ubwo bagiraga ku buryo batekereje ko ibyo bakoregwaga yari yicarubozo dini pare rimwe na rimwe arukuntu bagakora nyine bimwe bimeze nk'iyicarubozo ariko nanone rero ari iryo yicarubozo riviriyeho nabo bishe abagabo yicarubozo kandi ibyakorwa bihari abari hanze ariko nawe twe turimo abagabo ino baza bicwa yicarubozo rero niho twabonanye amasaha barapfuye bakabica yicarubozo kandi umugabo ukura gutaka ukutamugora gukubise abari bagobeta hari ikindi kintu kigikorwa kumukubita mu ijoro mu gitondo akazuka kare nta kindi kintu kibaye bari mu Rwanda abagabo bishatse kuvuga ko mu by'ukuri nimba hari ikintu cyari cyubakiye abantu ba kera wari umuco ariko nta kindi kintu cyari gihari kuko urebye umugore uzi ko umugore agaza kubitwa birenze uko umwana yakubitwa gicarire kiranyagiwe umuntu mukuru akama kubitwa umugore kandi yahinze nawe yari yahinze gakubitirwa mu kibuga umugabo akama umugore ari we wawe imbere yari kuri nyana akamabaza asobokora inka amaze agakubita umugore kandi nyine yamushije imbaraga n'indi kamwikura ariko isongo zitandukanye noneho impamvu ikintu cyari cyubatse ingo zacu kera umuco noneho twagize ibyago tuvangavanga imico turaza tugera ino tubona imico y'abandi bantu kandi abantu bino bazakubita abagore buzoka aragamo ngo twabanaga hariya tuzabiruka kagaza gakubita umugore nk'uwakubita isata abagore bari bagira n'urukundo bamara bakamba bahera nta masegonda yangayishije nta n'isata nta n'izoka yifuza yo kubitwa ngo isa ubwo yagaza kubita ukazavuga ngo pa kuko ubisenge noneho rero tugera ino abagore bacu batangira kwishiramo ibyo bintu by'uburenganzira kumva ko ari uburenganzira bwabo bundi bwari bwarafinyiriwe kumva ko ari ibintu byabo byari byarabuze n'ubu biba ibyo ngibyo ikindi cyongeyeho rero noneho haza nabi n'iki kintu cy'ibyagoga nacyo cyaje ngo ni uburinganire sinza mbumenya neza kabisa ariko uburinganire sinzi kuko uzi ko n'ubundi bazavuga ngo ni uburinganire ariko nanone ugasanga turuzi abagore ibo bari mu gushaka nk'inshingano zabo bari basanzwe bazwiho bazihindurirwa ariko nanone bagashaka ngo abagabo bakomezanye na za nshingano zabo z'ubugabo babagabo noneho abagore baba bagiye mu kintu cy'ikijiji kiri aho ni ukuvuga ngo ntibaba abagore ntibaba abagabo yego babuze kuba abagore none abagore mu rugo aza umugore nyine mbe umutima w'urugo abe umuntu mwiza mu rugo abe umuntu uzishimo z'umugabo n'umuryango abe umuntu mwiza mu rugo noneho bava ku bugore baraza ntibahuruka ku bugabo bahagarara ahandi hantu hagati tutari mu kumenya icyo kibazo cyaba ntibashitse ntibagumye bamenye izina ry'aho hantu bahagaze kuko ni ikintu ngo ni uburinganire turuzi umugore iwe ashobora gushaka ko uwo mufasha guteka mukaje mu gikoni mugateka mwembi ariko nanone agakenera ngo ari bo ushaka ifaranga bahaha kuko iyo ntiyo kumva ko bifata inshingano nawe zo guhaha nawe usigaruka nawe ukora ibiga yaza akora agashaka ngo wowe umufashe nimba hateka woza amasahani ariko nanone igihe cyo gushaka ifaranga inshingano isubire ku mugabo mukoze mwembi utuzi mwembi mugiye mutuzi abe niyo mukoze utuzi mwembi n'umugore umugore amafaranga yiwe abagore ntibariyakira ko amafaranga yabo ari ay'urugo
umugore azayumva ko amafaranga yiwe arayiwe bivana n'akazi Nase bamuhemba umushahara mwinshi ndetse ungana abagore baracyumva ko inshingano zo gutunga urugo ari iz'umugabo ariko nanone bakumva ko nanone bakumvaga ko ari umuntu uremereye kuko arakora amafaranga agahita yumva ko inshingano ziwe zano mu rugo iwe agomba kuzitakaza izi nshingano ziwe zo mu rugo z'umugore ariko nanone akumva ko inshingano yo gutunga urugo ariko hagati aho Eric hari abagore bavuga ngo jewe ndakora n'umugabo agakora kandi izo faranga zikagirira umuryango umumaro cyane cyane byenda nk'abantu bari hanze izo faranga dukorera zigirira umuryango wacu umumaro nk'uko benshi usanga bahuje konti ziza kuri konti ariko akavuga ngo iyo umugabo avuye mu kazi araza akaba umugabo akaja mu gitanda akarinda ko nanje mva mu kazi kugira ngo nze nkore bya bintu byo mu nzu kandi amasaha make yatuba dufite nayo kuruhuka twese ngasiga ntunganyije igihe umugabo yoje nayo ngo atunganye byasigaye bidatunganye akabireka ese ko urumva uwo muco wari mwiza si mwiza ni uburinganire ngo butaba uyu bwo si uburinganire ubwo si uburinganire iyo ni inshingano kuko buringanije numva ntani impamvu yabwo kuko umuntu wese umugabo mu rugo rwe ni ukuvuga ngo turuzi no mu busanzwe wowe umugabo mu rugo ni ukuvuga ngo uri ku mutwe w'ibintu zose biba muri urwo rugo sibyo ni ukuvuga ngo kuri uwo mutwe hariho no gufata n'umugore neza mperutse gusura umusaza umwe hano hafi cyane umusaza mukuru yari avuye iwacu ariko ageze nk'imyaka 2 hano ndamubaza twari dusanze gaze nyine umugore yayicanye ayishiramo amazi n'umugore w'umukecuru niwe nawe amaze kugira intege nke yazimyaka arangize mbira wa musaza ndabatese ntiwafasha kaka ngo umucanire yavuze ndoro ngo biragatsindwa ngo se abantu muramuriro ntwika ngo atose akazamenya ngo naye yanagiye guteka no musaza wacu abanyamurenge noneho agatangaza ndamubaza ndetse none uko kaka aramutse agize intege nke uje kurukaja ku muhanda tushobora kuzana amata n'irindazi ngushikemo no wigaburire mujewe mu bantu babone nikoreye amata n'irindazi nisashe ngwiyo mbirire aho bitekeye urumva iyo mico kwera ari myiza yo noneho kuko tugize mu by'ukuri nti dufite umwanya wo kurwanya umuco wacu kandi impamvu yo kurwanya kandi mu by'ukuri uko imiterere y'ababyeyi bacu ntituyinenga kubera ko yatwubakiye ingo zacu zabayeho cyane pe niyo dushima nk'uko ariko rero icyo tuba tuvuga ko turavuga ngo ibintu ntibizahindutse ngo hahinduke kimwe hasiga ikindi nimba haravuweho kuza ugenda Isaka ko akavugana n'umuryango w'ahanyanaka amara akakuzanira umugore wowe ukabonana nawe gusa yashitse bikagera kuri nivo yo kuza ugenda wenyine ukivugishiriza umukobwa mukaganira mukumvikana kubera iki adashobora no kugera aho urumva none umugore wawe barwaye nta wundi muntu ufite ugufasha mu nzu ukagira igangingura umugabo w'umunyamurenge abana bawe bakabwirirwa ngo ni witwa umugabo w'umunyamurenge ukabakorera ibyo bitetse ibyo bitetse ibyo ukabajana se kubirirayo ukabajana umugore wawe nawe urwaye ukamutera ukajanayo abana gabe bakabimuzanira ufite bato nkakorera kwene uwo mujana akaja gufunga ari uje gukora izo kurya ngo niwe witwa umugabo w'umunyamurenge w'igangi aho naho namakosa je mu vico uko no guta inshingano iyo ni watakaje responsability jana ni ukuvuga ngo ushatse bagukura ijambo ry'ubugabo kuko umugabo ni inshingano kandi inshingano yawe ukora ni ukuvuga ngo ugomba kuyubahiriza kuko niyo abantu bashingirwa baravuga ngo tuzobana mu byiza no mu bibi ni ukuvuga ngo uwanyageze mu bihe afite intege z'umubiri ariko wewe wumvise turi mu byago bikomeye by'abagore bamwe babasabaga babaye tubugubugu basigaye baracangangika umuzo ngo namwe barakoze ngo kozana karagenda atekereza nk'umusazi abantu babaye bikangi abagore baradukanze baraduhamwe turawereye ariko sasa muri iyo kote no tutarahwera neza umutaragwaye umugore wawe ufite abana bawe b'incuke baragukeneye
baragukeneye abana bawe baragukeneye ugomba ahubwo uje mbona impamvu ubu ngubu tuzosanga twaratakaje urukundo rw'abana ubu abana baradukeneye kubera ukuntu bakeneye affection yacu nuko ngo abantu benshi kuri mwagiye mubona abana bageza aho Rwanda nabase ababyeyi b'abagabo nta rukundo berekaga abana babo Imana yabonye kubise nyina ntabwo ariko turuzi mu by'ukuri ushobora abana bawe urabereka affection ku buryo bagukompara na nyina bakabona ntake tutandukanye mu gihe mama hari dufite ibyishimo byo kubana nawe na papa ariko mu gihe hoba hari umwe ufite intege nke ubundi dukemura ibibazo bingana nk'ukundi yo bikemura gufata umwenda w'umwana wawe ukawumesa mu gihe nyina ari umunyantege nke arwaye ubutakaje inshingano z'ubugabo uje kumesera se kwibarabara cyo wacu wawangirije uwo muco zo gusanga uhe uwo muco zo gusanga mu nzu mo wawe ahubwo nukuvuga ngo reka gutakaza inshingano ariko kandi reka gukora ikintu gishobora gutuma uhinduka igisebo mu by'ukuri umugore muzima ufite ubwenge utarwaye udafite ikibazo cyo cyose yamara agakoresha umugabo tuzi tumeze ko njyewe ahubwo sinagaya n'umugore ubundi umugabo wemera kubikorera umugore wawe ugukorera abagukoresha kandi se ubundi umugore kuko abagore n'abanyantege nke habe n'imbaraga bibaye kugwana sinzi ko umugore upfa kuresha umugabo none umuntu n'umutinya ngo arampamura jewe izo ni ingaruka muri zimwe twavuze zisenya urugo hanyuma rero nimuruzanye n'ibyo yasobanuye kuri ico kintu jewe ndavuga gato hejuru nyine y'imibanire y'abagore n'abagabo hari umuco ni mwiza pe kandi turabishima uwubakiye abakura bacu nyine ba mbere ariko hari ikindi kintu uzubona ukabona umuco kandi nawe wararengereye ukabona ibindi bintu uzukora birakabije tuvuge ku mufano nk'umugore iyo atwite hano nko muri bino bihugu usanga umugabo nyine ngo niwe muco akamba yicara yoba atarakuvuga ngo azana pagasi umugore agakora akazi kose yoba atwite ameze gute ibaze no kuvuga ngo amazi aje muri dushe akamubwira ngo ndengeze amazi yashije muri dushe bizabihurira ni ukuvuga ngo ibindi yo kwibwiriza ngo abantu badafite dushe zifite shawa ariko urashobora kuba utwite ariko utananiwe utagwaye unaniwe kuyarengeza adafite inda ngahe mbwira uwifite ahetse undi muntu ngo niyo n'amarengeza ngo yigeze gusa hari gende nyivomera amazi kandi umugore ntiyansuzuguye aranyubashe gende nyivomera amazi nje muri dushe nyoge kico kintu cyo kumwemeza mubona abagabo batazabarengesha good cyangwa kama kubwira ngo cumba vuba wananiwe no kweguka mu ntengo yeza banicaye ngo zanani bijyo wakereje ngo sikuko kugira ugasanga nyine ga umuco nawe warengereye cyane ari ibintu bimwe na bimwe bigize ariko wose umuco izo ni inshingano ariko mu gihe atwite umuntu wese utwite aba afite intege nke ugomba kumusaidia igihe yavuze ngo arumva umubiri utameze neza akamufasha nimumbabarire kuri iki kibazo tukivuge buke abakurambere bacu bagiraga ingo zisa n'izigoye pe sibyo ariko izo ngo zabo zikibumba zikubakika ariko ingo za none ni gusanga n'abagabo bafasha abagore 90% ariko izo ngo nizo zasenyutse cyane izo mpamvu nyine zisenye izo ngo cyane nizo dushaka kugira ngo dutange w'inama rero kugira ngo tugire ingo zi strong zubakitse zimeze neza jewe ari ibintu kamwe abasore baba bashaka ubunyine bari mu kwikora kwirukanka ugafiansa umwana w'umukobwa warangiza wamuzana yego n'umugore pe agomba kubahwa kandi agomba kumwitaho ariko ndi wamumugira igitangaza uzi ko bari mu kubashitsa mu nzu akazayumva n'ikindi kintu ndango kirenze kuba umuntu nje usanga nawe karasuzugura umugabo ugasanga nimba umugabo atanamwisegana n'iryo zina rya be ibibazo birabana akaza basubiramo ariko ngo be ngiye ngo naza mushaka ngo waranduhishe yewe kandi kingurira imyuka mibi baza bihagarara nk'abantu ngo warangoye gakuze ukuntu ngo nagaza yewe nukuvuga ngo icyo gihe kuri zayifukisha imbere y'umugore wabaye muzayifu mbese kuri amumwereka ko abakobwa bazamuka bihwanye n'uko abagabo mbese n'abagabo baza batuma baje kwisenyera
igihe uba wawita umugore ngo baby ukamwita sheri ukamwita shushu ukamwita hani ukamwita sweet ibyo byose kandi ntiyagwaye ariko akazamuvuga ko umuntu wese tuwaze umugore ngo urugo rwubakike baby nizo yubaka surusha ahubwo nizo ziri mu gusenya bari mu kwita umuhungu washatse ngo baby akamwita none baby ejo akamasenya ukamwumvaga ngo nibajye bazagenda bakururana mu muhanda ngo nibasheri sheri sheri iwacu hari umwana wigeze ibingibi byari bitarahaba nyine noneho mukuru yarashaka ngo arangize gushakaga bari bazi sheri icari noneho yumvaga umugore muramu yarahamagaye ngo sheri noneho iwacu bwo baravuga ngo musaza wa mayini noneho bakoreshaga nk'ikizungu ngo sheri wa mwana yamakubita iguru ati mutabare naka karita umugabo ngo nagasheri taramututse karamuhamagara ku idirisha ngo agasheri noneho abandi banaga baje ndetse n'iki kibati mutegere nako ko ndiyahamagara naka ngo nagasheri ariko ziri mu gusenya uri mu kwita umuntu ngo baby ukanga rugasenya sheri kandi gani wa muntu ariko bajya bahamagaraga iwacu ngo musaza wa mayina ngo niko ataragiraga ko umwana ngo hamagare ngo ise wa naka agahamagara ngo musaza wa mayi mu bantu buzuye cyangwa gusakaza akamureba gutya akareba mu bantu gahubwa n'umuco kandi gahubaka pe akaza akareba gutya n'ijisho akamenya ko yamushaka cyangwa akavuga ngo musaza wa mayi baragukeneye bikubaka ariko ubu nyine ba baby abangaba bari mu kwembereza abantu ngo baby sheri sweetie ibiki n'ibiki bakarurunga nyine ubundi bwose budafatika nibwo buri mu kuzisenya ruri mu kurara rwashishitse gutya mu noneho mu kibazo gihari yenda mu ijambo rimwe je numva dushobora kuvuga mu by'ukuri urukundo w'iki gihe rwagiye mu kanwa ruva mu mutima no mu bikorwa ni ukuvuga ngo rero abakobwa b'ubu ntibagikunda ni ukuvuga ngo bumva ko bakunzwe mu gihe bahamagawe utuzina bene utwo ngutwo two kubembereza ko gushekerera k'umwana mutoya kandi mu by'ukuri umuntu mukuru ntazashekererwa birashekerera umugore umwana bizagenda umuntu mukuru yoshekererwa none ikibazo gihari ababivuga sinumva ko ari ikibazo gikomeye cyo ngicyo yenda ikibazo cyo kibazo ariko ikibazo gihari gikomeye nuko bavuga ibintu bitari mu mutima akita ubundi ni ukuvuga ngo ni ikintu kije birashoboka ko umuntu wese mu busanzwe ijambo sheri yego sheri ni urukundo ruri excellent ni ukuvuga ngo ni amour par excellence iyo niyo sheri yego ni ukuvuga ngo ni urukundo ruri ku rwego rudashoboka rurenze urugero kandi sheri si ukuvuga ngo ni umugore sheri si umugore sheri ni umuntu ukunze mu rwego ruhanitse cyane rero abantu ni ukuvuga ngo ibo bita sheri nk'izina kizina ryo guhamagara umugore kizina ryo guhamagara umugore ariko mu by'ukuri atari sheri mu mutima si sheri mu mutima ni sheri gusa kubera ko na nyanaka ariko yise nyanaka na nyanaka ntabwo tubinega rwose guhamagara umugore ngo sheri guhamagara umugore ngo baby uko umuhamagara kose bikuri mu mutima ni sawa ari iki gishoboka kirusha ibindi bintu imbaraga nuko abantu bakuye urukundo mu mutima abantu bakura valeur y'urukundo mu bikorwa barushira ku kanwa kuruvuga icyo gituma ingo zasenyutse zashize no kuvuga ngo basigaye bavuga ibitari mu mitima bakavuga ibaze kwita umugore ngo sheri wamara ukaje ku kazi ukagaruka yenda ukabona arara cyangwa se ukita umuntu sheri gusa ariko nta bindi bikorwa bigaragaza ko mu by'ukuri uwo muntu mufitiye urukundo kuko gukunda ni ikintu kigera ku rugero rwo kuba ukwitangira ubundi muntu ukaba utakaza ubuzima bwawe kuberaho ariko sasa ingo z'ubu ngubu zishingiye kuri icyo kintu urumva ni ukuvuga ngo ingo za kera ni ukuvuga ngo abagabo menshi nubwo bagendaga bagaragaza ziriya ntegeke zo kubita abagore kugira gute ariko bari bahagaze ku rugo ku buryo urugo rwiwe yorupfira akavamo umwuka bakamushingura ariko abantu b'ubu ngubu bitewe n'uko batagifite urukundo n'inshingano
z'urukundo mu rugo rwabo basigaye gusa ari sheri shushu abantu bagahera mu tuntu tumeze nk'udukino ariko bakabura umwanya wo gufata inshingano. Icyo nje ntekereza ko aricyo gituma ingo z'ubu ngubu zitagifata. Ikindi cyongeyeho abantu barasanga ko bataye intego yo gushaka. Abantu bataye intego zo gushaka agatekereza ngo ahari ninshaka uzi ko hari abantu nyine basigaye baje gushakana bakabanza bagatekereza ku kuntu bazobyara kugira ngo nibo mana. Yego. Agatekereza ngo mujewe ninshaka muzobyara abana 5. Izo nazo ziri mu mpamvu z'urusenge. Mujewe zobyara abana 3. Icyo kintu ugasanga ntibacumvikanye. Bakorokana umugore akavuga ngo zobyara abana 2. Umugabo ati jewe ndi mu gupanga 7. Umugore tese uzobatwita. Umugabo tese kubera kutababyariye iwanyu uzabakorera wowe ufite inshingano kuko umugore inshingano ye mu busanzwe ni ukubyara, umugabo nawe afite inshingano yo kurera urujya rubyara kuko niko byubakitse. Noneho rero bakamagwana kuri icyo kintu bakarwana intambara ikabira baye. Rero nje kumva mu by'ukuri gikomeye cyane abantu nibakura urugo mu mikino. Hanyuma rero tuza kugera ku musozo ejo ko ndumva bagerageje gusobanura hejuru urugo rwiza rutunganye, urugo ruboneye. Ikibazo cya nyuma tuza kugera ku musozo kiravuga ati niki twakora kugira ngo ingo zacu zibe zifite imisingi myiza, zibe zifite umuco mwiza, zibe zigaragaza n'umuco wacu n'umuco wa gikristo. Niki twakora kugira ngo ingo zacu zise neza zongere kandi zubakike mu buryo bwiza? Yego murakoze cyane. Ni ukuri mureke umugabo yubaha umugore yubahe umugabo wiwe kandi n'umugabo nawe akora inshingano ziwe akunda umugore kugira nyine ngo twubake ingo. Ega biteye isoni cyane kubona ingo ko ziramba zisenyuka akavuga ikindi kintu ubone bwo hariho divorce kurenza ibindi bihe byose. Rero mureke abantu bagira ubwumvikane, gusenga dusenge ariko kandi no kubahana nazo ntibibuze. Murakoze cyane kandi naje muvuga akajambo kamwe cyangwa tubiri dusoza. Ikintu numva ikintu kigomba gukorwa cyambere muri ibyo bintu navuze mu by'ukuri mureke dukura ingo mu mikino. Ufate urugo nk'ubuzima bwa buri bwiteka kuko ni ukuvuga ngo urugo niho hantu uzoba iminsi myinshi kurusha ahandi hantu hose. Rero aho hantu tugomba kuhakinisha. Icyo ni cyo cya mbere. Ikindi cyongeyeho dufate ingo kubana n'umugore umukobwa w'abanye naka mwabonanye mukuze utekereza ngo aramagira imico yawe kugira uyu wakayishatse afite yiwe nawe. Rero haramutse hari ibintu mudahuza mugomba kubiganira mukaza muvugana, yewe ibi bintu ukoze si sawa, ibi bintu ukoze si sawa. Ariko gora gusa wumva ko umurongo wawe ari ugomba kuba ari we nyawe, birashoboka ko ushobora kwiteza intambara be nawe mu mutima. Rero mugomba guhora mu kuvuga ngo urugo buri gihe ni ukuganira, ni ukuja inama, ni ugukosora no kubabarira. Ni ukuvuga ngo abantu muragongana habaye iki ariko mugahorana imbabazi kubera ko umuntu ukunda umugirira imbabazi zirenza amakosa afite. Habe nubwo yo kosa bingana gute uhora wumva ko akwiriye imbabazi kandi nawe ubo hawanga gutanga imbabazi. Mu by'ukuri nawe abantu bo kwita ku makosa yawe turi umuntu wo kubabarirwa nuko gusa wagize ibaha turababarirwa. Rero tugomba kubika imbabazi muri twe, tugomba gukura urugo mu mikino, tugomba kuganira, tukaja inama mu ngo, tugasenga, tukimika Imana mu rugo. Imiryango yacu igakunda Imana, imiryango yacu igasoma ijambo ry'Imana, imiryango yacu igasenga. Ibindi bintu zose birashoboka ko twabikora rwose, ariko ibindi byose ni bricolage rwose, no guhondahonda. Ariko umusingi nyawo ni ijambo ry'Imana mu rugo. Rero ibindi byose birashobora guhonda bigakunda, yenda sinzara abantu bamwe zahonda ibintu bigashoboka, ariko kugira ngo muje mu bintu byoroshe ni mwimika Imana mu muryango wanyu, ibindi byose bizogenda bitungana.
kuko ni ukuvuga ngo mufite Imana muzerana imbuto nziza, muzokomeza mukundane, mwubahane, muganire, muje inama, musenyere ku mugozi umwe. Igihe byakunze mu bisangire, igihe bitakunze muwe muri ubwo buzima. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwose mubayeho mububanemwo, kuko ni ukuvuga ngo muri abantu bagomba kuzobana mugatandukanwa n'urupfu. Icyo kintu dusubire kiza mu mitwe y'abantu. Abantu bumve ko igitandukanya umugore n'umugabo ari urupfu. Ikindi kintu cyose ntigishoboka. Ubagiye hirya ijambo ry'Imana ndetse ubonagiye no na kinyume y'imiryango. Murakoze cyane, Imana ibamugishe. Sawa, abatumirwa bacu byo kuri barakoze cyane ku bitekerezo byiza. Reka tubwire abasore b'abahungu n'abakobwa muzamutegura ingo nziza mu bitekerezo, nubwo bizabyorohera kugira urugo rwiza. Hanyuma murakoze bene data, reka tubashimire by'ukuri, turagushimiye kuba batwitabye. Ndabizi ko imyanya y'iki gihugu igoye, ariko couple yanyu ni couple nziza dukunda kandi dusabana buri gihe. Turabashimiye, ndabizi ko n'inama mwatanze zizagira abo zifasha benshi, uhereye no kuri twe ziradufasha. Hanyuma rero abadukurikiye iby'ukuri, reka dukomeze tubashimire namwe, kuko bino bintu ntabwo ari tubwiye gusa, ahubwo ngo barabibasangije namwe. Muzokore subscribe, share, comment, ndetse nawe wumva bakubwira inama iby'ukuri ni abantu b'inararibonye, bazatwandikire muri komante tuzagusubiza. Kandi no wabifuza nawe ko bakubwira inama kugira ngo ugire urugo rwiza, tuzaguhuza nabo. Murakoze cyane. Icyo tubasaba ni ukugira ingo nziza, ingo zifite Imana. Murakoze cyane abadukurikiye, mugire amahoro, Mwami Yesu akomeza abane namwe. Murakoze cyane. Murakoze rwose. Imana ibafashe. Sandi.